Mu buzima bwa muntu harimo udutego twinshi, harimo byinshi ugenda uhura nabyo, hari byinshi ugenda uhura nabyo kandi bigenda bigukomerera, hari na byinshi ugenda ukora ugakora amakosa, wakora ikosa rimwe ubuzima bwawe bukaba burarangiye. Mw'abantu mwe, ibintu 12 utazigera ukora mu buzima bwawe uzirinda gukora mu buzima bwawe 12. Ubundi kora subscribe ini ya channel yanyu, channel ya mbere ku isi yizeye igomba kuguhereza inama n'ubwunganizi mu buzima bwawe kugira ngo utere imbere. Iberaho kuguhereza ubuzima bwiza, yitwa Ubwenge TV, aho ubwenge ahangaha bukomeza kugenda bugufasha kugira ngo ucyaze ubwenge kandi bujya ngo ubwenge burarahwa. Ikintu cya mbere mu bintu 12 utagomba gukora mu buzima bwawe niba ushaka gutera imbere, ikintu cya mbere ntukajye urwana cyangwa utongana igihe uri umunyantege nke. Ntukajye utongana cyangwa ngo ushake ibintu byo kurwana kandi ubizi neza ko uri umunyantege nke. Don't fight when you are weak. Wait until you are strong and capable. Tegereza ubu umunyambaraga. Tegereza ubu umunyembaraga aho kugira ngo ushake kurwana n'umuntu kurusha imbaraga kandi nta nizo ufite. Iyo uri umuntu unaniwe mu mutwe, mu marangamutima cyangwa mu buzima rusange, ntuba uri mu mwanya mwiza wo gufata imyanzuro. Tegereza ubanze ukomere, tegereza utekereze neza, ubone uko witwara mu bwenge aho kwicuza nyuma. Ibi bintu bikunda kuba ku bantu benshi cyane, ugakora amakosa nyine ugakora ibintu bitajyanye n'imbaraga zawe, ejo ukaba uratsinzwe. Urabona umuntu arakuruta, ushatse kurwana nawe, no, umuntu ntabwo ari kuri level yawe. Tegereza ibiri kuri level yawe. Ushaka kujya muri business, urateganya ubukwe, ushaka gukora ubukwe ushoyemo amafaranga menshi cyane kandi udafite, uri gutegura ubukwe bwa miliyoni 10 udafite na miliyoni 1. Oya, izo ntambara ntukajye uzirwana, urwana mu gihe uzi ko umunyantege. Cya kabiri kiravuga ngo irinde kwerekana intege nke zawe imbere y'abantu batakwitayeho. Ikintu abantu benshi barakizi, si buri muntu wese ukwiye kumenya ibikubabaza. Hari abantu bashobora kugukoresha, bagakoresha intege nke zawe bakakugirira nabi. Jya uhishira umutima wawe abo bizeye kandi ita kuri babantu uvuge ngo ese aba bantu nibuze, wa muntu wizeye nibuze kandi uzi ko aza agaciro k'amarira yawe bari uyereka gusa. Witakira buri wese, wivuga buri kintu cyawe cyose kuri buri muntu wese ubonye. Icya gatatu, ntukamarire igihe ku mbuga nkoranyambaga ukurikirana uwo wahoze uriwe. Iki kintu ntabwo ari cyo. Icya gatatu kabisa, don't waste time thinking about our stalking next on social media. Komeza gutekereza uwo wahoze uriwe, ujye kureba ku mbuga nkoranyambaga urebe se na postinga ibiki. Oya, gukomeza kureba ubuzima bw'uwahoze ari uwawe bigusubiza inyuma. Amuru mwakundanaga reka bya bintu byanyu byo kugenda, oya, bigusubiza inyuma mu marangamutima, bigutera intimba n'amarangamutima mabi. Emera ibyabaye, wibande ku kubaka ejo hazaza hawe. Icya kane, never harm yourself. Life bring enough challenge without adding to them. Ntukigere wiyangiza, wikwibabaza ubwawe, wikwiyangiza, wikwibabaza. Ubuzima bufite ibibazo byabwo bihagije. Kwiyangiza wowe ubwawe ni ukwiyongera ibibazo. Nubwo ibintu bigoye, ubuzima bufite agaciro kanini kurusha ikibazo icyo ari cyo cyose. Ihangane rero, wikwibabaza kuko n'ubundi isi ntizakubabaza gake. Kuri isi uhora ubabara, kuri isi uhora uhangana. Isi ntizakubabaza gake, ahubwo wowe ihangane, ureke kwibabaza aka kanya. Tegereza. Cya gatanu,
icya gatanu cyavuga ngo ntukajye ufata ibintu byose nkaho biguteyeho. Don't take things too personally, even when it feels personal. Ntukajye ufata ibintu byose nkaho biguteyeho. Si buri jambo, si buri gikorwa kiba kigamije kugirira nabi. Kwitwaza ibintu byose bigushyira umutima, bigutwara amahoro. Oya. Hitamo guceceka ku bidakwiriye gufataho umutima. Bya bintu byose barakubwiye ngo arari ukaba kirukansemo kandi rwose utaye n'ibyo wari urimo. Oya, ibintu byo byose ntabwo ariko bigomba kuba personal. Wikwita kuri buri kintu cyose, gira bikeya witaho kandi bizagufasha. Cya gatandatu kiravuga ngo irinde indirimbo z'agahinda zigukurura mu bibi. Avoid sad song that drain your energy and mood. Cyane izo ndirimbo zishobora gusubiza mu bihe byashize, birumvikana zandi zigusubiza inyuma, birumvikana zishobora kwangiriza n'amarangamutima yawe. Uzirinze indirimbo zigira ingaruka ku marangamutima. Iyo wumva indirimbo zigushora mu gahinda no kwiheba, bituma wiyumva nabi kurushaho. Hitamo rero ibiguteramo imbaraga n'icyizere, byandi bikongera imbaraga n'icyizere, aho guhitamo ibigusubiza inyuma. Ibigusubiza inyuma bishobora no kuzakurimbura. Nkuko mubimenyereye rero, tugeze kuri dushoje inama ya gatandatu cyangwa se ikintu cya gatandatu mu buzima utagomba gukora. Ugomba kwirinda kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza cyane. Ndakwibutsa rero ko iyi channel ugomba gukora subscribe. Kora subscribe nutarayikora kugira ngo twinjire ku cya karindwi. Wamaze gukora subscribe wa muntu we, subscribe kuyikoraho nta kiguzi bigusaba, ni umutima kugira ngo koraho wonyine. Koraho rero icya karindwi ugomba kwitaho kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza cyane kabisa. Ugomba kwirinda gukora niba ushaka ubuzima bwawe bugenda neza. Icya karindwi cyavuga ntugasibe amahirwe n'ibikorwa by'ingenzi. Cyo gusibagurika nk'abantu mwe, ntugasibe cyangwa se don't skip important events or opportunities. Ntugasibe amahirwe n'ibikorwa by'ingenzi. Hari amahirwe atazagaruka mu buzima bwawe, icyo kintu manzi ukimenye. Igihe ufite amahirwe yo kwiga, guhura n'abantu cyangwa gukora ikintu cyagufasha, ntukagitakaze kubera ubwoba cyangwa kwiheba. No. Icya munani cyavuga ngo jya ugira neza umuryango wawe. Ita ku muryango wawe wa muntu we. Icya munani cyavuga be kind to your family. They are your support in hard time. Ita ku muryango wawe, ni uzagufasha mu bihe bigoye. Umuryango niwo musingi w'ubuzima. Mu bihe bikomeye nibo baguma hafi yawe. Kubitaho rero ku kintu cyo kubabitaho, ukabaha ubufasha, kububaha no kubakunda, ni ishoramari riramba mu buzima bwawe. Iri ni ishoramari rikomeye cyane. Shoramo, ita ku muryango wawe. Yego. Icya 9, jya wifata kure y'inshuti ziguhemukira. Distance yourself from friends who break trust or loyalty. Za nshuti zawe ziguhemukira zijye kure. Inshuti itagira ubudahemuka igukururira ibibazo. Niba hari abantu bakugambanira, bakakubeshya cyangwa bakakwangiriza icyizere, jya ubyitandukanya nabo. Jya witandukanya nabo hakiri kare, aho gukomeza kwibabaza. Wikwibabaza, nta mpamvu yo kwibabaza. Inshuti zitari z'umumaro kandi ziguca inyuma, za nshuti zawe zikubeshyera, za nshuti zawe zikwiba, za nshuti zawe zikujyana mu bibi.
igakwitandukanya nazo. Icya cumi kiravuga ngo be careful about blindly trusting someone just because they are cry or smile. Kini cyo gikomeye cyane, ntukizere umuntu wese kubera amarira cyangwa inseko. Umuntu gusekera aza gusaba ikintu gusekera cyangwa umuntu kuririra, oya jumenya ukuntu ntukapfe kumwizera gutyo gusa. Samarira yose abaraye ukuri kandi sinseko zose zisobanura urukundo. Jya wiga abantu mu bikorwa byabo aho kubishingira ku byo bakwereka inyuma. Oya wishingira ku byo bari kukwereka inyuma. Iga noneho no kuba wamenya ngo ese bimeze biti, urabizera ute. Icya 11 kiravuga ngo irinde abantu bafite negativity. Avoid negative people. They can reflect and amplify your own negativity. Abantu bahora baguca intege, abantu bahora ku ruhande rubi, bahora binuba. Abantu bahora binuba, bahora banenga buri kintu, bashobora kugukurira mu bitekerezo bibi, bashobora gukurura mu bitekerezo bibi. Jya wegera cyangwa wiyegereza abakuzanira amahoro, imbaraga n'icyizere. Abantu uzajya gukora ikintu bakagushyigikira, ariko abantu bahora bari kuvuga ati ibyo bintu sema nanjye wagera kuki. Abantu bahora bumva yuko nyine buri kintu cyose bakibona mu kintu kibi, babona igitekerezo cyose mu kintu kizarangira nabi, babona ibintu byose mu bintu bitazigera bigira umumaro. Abo bantu birinde cyane kabisa. Icyanyuma cya 12 kiravuga ngo ntugapfukame inshuro ebyiri. Don't beg twice. Know your value, understand by it. Menya agaciro kawe wa muntu we. Niba wasabye ugasuzugurwa cyangwa ugateshwa agaciro, jya wimenya, wifita manzi umenye yuko ufite agaciro. Wifitiye agaciro wowe. Kwisuzugura bituma abandi bagusuzugura kurushaho. Ihagararire mu cyubahiro, iyiteho, manzi umenye yuko ugomba wowe kwitaho mbere, bari abandi bakaza nyuma. Ibyo bintu byiteho muntu wanjye, kugira ngo ibintu byose bizakugendekere neza cyane. Byiteho rwose kugira ngo ibintu byose bizakugendekere neza cyane kabisa. Iyi ni channel rero Ubwenge TV. Kora subscribe niba utarayikora, ubundi tuze kubona mu biganiro biri imbere. Birari byinshi cyane, birari byinshi cyane, ariko icyo nagusaba ni kimwe, kora kuri subscribe. Ubundi izi nama uzigenda uzishyire mu buzima busanzwe zizagufasha. Ni inama 12 cyangwa se ni ibintu 12 utagomba gukora mu buzima bwawe, ugomba kwirindira kure gukora. Nubyirinda ibintu 12, ubuzima bwawe buzagenda neza cyane, uzaba successful, uzagera kuri byose ukeneye. Ndabisubiramo niruka. Ntukajye icyambere cy'abantu, ntukajye urwana cyangwa utongana igihe uri umunyantege nke. Ntukarwana intambara udashoboye, ntukiyemeze guhiga ntambara. Icya kabiri, irinde kwerekana intege nke zawe imbere y'abantu batakwitayeho. Wikwereka amarira yawe abantu batashoboye kumenya agaciro kayo, bataza agaciro kayo. Ntukamare igihe ku mbuga nkoranyambaga uri kureba ukurikirana ubuzima cyangwa se ukurikirana uwahoze ari uwawe. Wa mu ex wawe rwose wimukurikirana cyane. Icya kane, ntukigere wiyangiza, manzi umenye ko ubwawe uri uw'agaciro cyane. Wikwibabaza. Umuntu ngo yakubabaje wanyu ukababara, unakukibabaza nawe. Oya. Niba urukundo rurangiye rureke rugende, uzabona urundi. Wikwibabaza. Icya gatanu, ntukajye ufata ibintu byose nkaho biguteyeho. Bifata ibintu byose ngo bigire personal. Oya, shungura. Icya gatandatu, irinde indirimbo z'agahinda zikugarura mu bihe bibi, mu bihe byashize, zigusubize inyuma mu marangamutima yawe, zirinde. Icya karindwi, ntugasibe amahirwe n'ibikorwa by'ingenzi. Amahirwe azari mu buzima mw'abantu mwe, jya uyacakira kabisa.
icya munani, jya ugirira neza umuryango wawe, kuwitaho no kuwufasha, kuwushyigikira, kubaba hafi no kubaha. Ibyo bintu rero byose ni ishoramari riramba mu buzima bwawe, kuko nibo bazagusigaraho igihe abandi bose bagutaye. Icya cyenda, jya wifata kure y'ishuti ziguhemukira, za shuti zitari zo kwizerwa zihungire kure. Icya cumi, ntukizere umuntu wese kubera amarira cyangwa inseko. Oya, amarira yose siko cyangwa se inseko yose siko aba ari iby'ukuri, hari n'ab'indyarya niho zihisha. Icya cumi na rimwe, irinda abantu bafite negativity, abantu bahora ku ruhande rugaya, abantu batajya bagira ibintu bashima. Abo bantu nta kintu bazatuma ugeraho, kuko uzajya ubagezaho igitekerezo cyawe cy'icyo ushaka kugeraho, baguca intege, kuko nicyo cyonyine bashoboye. Icyo bashoboye mu buzima bwabo ni ukuguca intege gusa. Icya cumi na kabiri ari nacyo cya nyuma, ntugapfukame inshuro ebyiri. Niba wasabye imbabazi byarangiye. Niba wasabye imbabazi ukaba usuzuguwe cyangwa akaba bagutesha agaciro, umenye ko wifitiye agaciro, wikwisuzugura cyangwa wisuzuguze, bireke birangire. Ubuzima busaba ubwenge, kwimenya no kwihesha agaciro. Ibi bintu 12 ni nk'amatara akwereka aho ugomba kwitonda. Iyo ubyirinze, wiyubakira ubuzima bufite amahoro, icyizere n'icyerekezo. Kora subscribe ubundi tuze kubona mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde. Ciao.